rwose pe none ngira ngo ni umwana ntinzi no kurera ni no guheka ndabizi ni nkunda abana rwose ni umwana nzamwita bati hoya bati nimbwa iri hano yitwa Murekatete Mutoni nitoka barambwira bati uzabishobora ariko kubera nyine nta buzima nta kintu nzabishobora barayizana batimbwa rero barayoza yagiraga amavuta bayisiga bakagira icyogeza bayogesha n'umuti bayitera gihe ntangiye ngo ndimo ndoza barambwira bati ariko kandi wibeshye ukavuga imbwa mabuja aho yagufungira nutavuga Mutesi ujye uhamagara Mutoni ni batitangira uhagura repeti ni Mutoni Mutesi ubwo ndashora y'ukuboko iba yasamye rimwe dramenyo ngaye iba yasamye rimwe dramenyo ngaya dore abarandumye neza umungu arwana nayo agazaheza nibutse yo narerewe yo navukiye nakuriye mu majyepfo mu karere ka Nyanza wacu mbese muraho nasaga nkuzimiye ningirwa ni Muhanga igihe ntagiye mu rugo banyitaga rwesa amadongo bakanyita karya rugo nkora akazi ko mu rugo nakubaga amasafuriya arazanya mirambo ndagakora pe naragakoze kamenye yaraje imbere iyi ndure wagira ngo ni depite ntayo nagiraga nari ndarahwanye n'umugongo meze gutya hagati kari mbese ukuntu nagendaga nitega imitego hari n'igihe nagwaga hasi kubera inzara abanyegura baturwara igicuri niho nta gicuri ndwara bati nizambo za Nyamirambo shinyi kamenye ndayazana nyereka mu kirere nutanabara ndayazana shira urushyi ku munwa niya ubwo kuvuga byaye byaranze none ndasaranya niyashwe Urakoze kuduha ikaze amazina nitwa Hategekimana Musafiri Etienne nkaba ndi umugabo wubatse ufite umudamu n'abana batatu nkabanuye mu karere ka Rwamagana umurenge n'uwa Nyakariro yego twicaye neza buriya tugashungura tukareba neza barya twitabanyamahirwe bene kugabirwa na rure mu mugisha w'ukuri bamwe wajya usanga ari uw'amahugu gusa bene mugisha w'ukuri ari bubake cyane barabivuze kuko ifi nini tungwa n'into akazi buriya yasigaranye imfubyi yasigaranye n'ubutaka bwe bwite kamere yarazi ko azazirera disi zigakura iringiye amahirwe cyane ageze imbere gato yahuye n'abanga bamwe bazi kuvuga bamugejeje mu nkiko bamushinja ibinyuma ibye birenga birora none ararayikubye ukomeje kubona iriho kuriduka yari yateganijwe ibikoresho bihagije abari bahaturiye bigijweyo cyane tegereje ingurane z'ibyabo none barahebye imihanda n'amataje bihora bisenyuka bene gupatana ruswa burya n'inkuru ntara uyu mukobwa nawe disisinze uko ageze hano yicaye muri biromero kari na diplome ibisa nk'umugisha bikomeje kuganza igihe cyose bene kuri nabo kugurika ubuzima bwa bamwe busa nk'ubutunzi bw'abandi
imenyane na bene wanyu biguhesha ubuhemu fatanye ironda n'akarengane ndetse na ruswa itsikamiye bamuhora ukuguta ibyabo idindije iterambere ry'igihugu ku bwawe bene kuri kuko burya ni nabo kugurika n'urukundo n'ibiganze mugenzi kugendera mu mahirwe wagenewe ni nabyo byiza zakugeza kuri byinshi bitarimo impagararo zakurinda imivumo y'abatishoboye ubeho zakubera urumuri bityo urekera abandi wibaze neza igihe cyose burya umuntu ni ugira neza cyane kandi ukagira n'ubupfura impuhwe nyinshi n'urukundo n'ibiganze mugenzi gendera mu mahirwe wagenewe ni nabyo byiza zakugeza kuri byinshi bitarimo impagararo zakurinda imivumo y'abatishoboye ubeho zakubera urumuri bityo urekera abandi ni byinshi umuntu aba agenda abona umuntu agafata gitari agahimba nyine yego hari naho mwavuze ko hari abantu bicaye mu bintu bisa nk'imigisha n'undi ibintu bisa nk'imigisha ni ibintu bimeze bite hari n'ingero zihari nyine abantu hari igihe n'umuntu azamutse n'ubundi niho hahandi navuze nyine ngo kuba wicaye mu by'abandi cyangwa se gukora ibitari byawe umuntu akabona hari aho navuze uriya mupfakazi yarasigaranye ifubyi nawe asigara n'ubutaka bwe bwite kamere ariko yari yiringiye amahirwe ageze imbere gato ahura n'abahanga bazi kuvuga cyangwa se bamurusha kuburana bamugeza mu nkiko bamuhuguza ibye akurwamo kandi byari ibye rwose kubera rero igihagararo kuvuga cyangwa se umuntu runaka inturukaha ngewe ndi gutya akitwaza ibyo akabisha kandi bikemera ukabona arazamutse ariko uburyo ntabwo byari ibye niyo mpamvu rero navuze ngo hari abafite imigisha itari yabo n'ubundi pastor n'ubundi usanzwe uri umuvugabutumwa n'aka kanya nubwo turi mu kiganiro cy'umuziki ariko ijambo ryari ryose ryabaturukamo ryakubaka imitima badukurikiye mu by'ukuri ubuzima kenshi abantu banyuramo hari uyu munsi hari ubuzima yavuyemo ariko hari uri kubunyuramo akabona budashobora kuba yazabusohokamo mu by'ukuri wavuze ko watangiye guhanga kera ariko se ni nk'iki cyagutindije kugira ngo ubashyire ibihangano byawe hanze ariko none n'undi muntu udukurikiye aka kanya ashobora gukuraho isomo ibihangano byanjemo numva nari nyiri muto irumva na nyuma jenoside nizo ndirimbo niho nazizanye ngira ngo nazisohoye 97 zo ziri kuri radio 3 hanyuma nagiye ngira ubuzima bubi ngira ubuzima bubi mbura gitari bubi cyane rwose pe navuga ko Yesu wari bwo haragize icyo akora genda mbura umwanya n'ubwo buzima bubi no gukora akazi ko mu rugo unakoze n'akazi ko mu rugo imyaka hafi 8 buriya hari abantu babona umuntu ko ari umusirimu akeye bakaba bavuga turi umuntu arabeshya mu by'ukuri wakoze akazi ko mu rugo nakoze akazi ko mu rugo banyitaga rwesa amadongo bakanyita karya rugo nkora akazi ko mu rugo nakubaga amasafuriya arazanya mirambo ndagakora pe naragakoze nakoze akazi ko mu rugo ngira naho nigeze ngira barambwira ati wowe rero uzajya wita kuri Mutoni turabona wabishobora rwose pe none ngira ngo ni umwana ninzi no kurera ni no guheka ndabizi ni nkunda abana rwose ni umwana nzamwita bati hoya bati nimbwa iri hano yitwa Mutoni itoka barambwira bati uzabishobora ariko kubera nyine nta buzima nta kintu nzabishobora barayizana batimbwa rero barayoza yagiraga amavuta bayisiga bakagira icyogeza bayogesha n'umuti bayitera ikano imeze gutya nuko nari nyinjira habe no kwicara ngo nicare nduhuke
nari ifite akabaraje bagashyira ku ruhande barayisora. Umuhungu wari uhari hasanzwe wari warayimenyereye arayisora ati gira hino rero nyigutoze ntabwo itinda kumenyerana n'abantu. Igihe ntangiye ngo ndimo ndoza barambwe batari ko kandi wibeshye ukavuga imbwa mabuja aho yagufungira nutavuga mutesi ujye uhamagara Mutoni ntiye batitangira uhagura repeti ni Mutoni Mutesi ubwo ndashora y'ukuboko iba yasamye rimwe dore amenyo ngaye iba yasamye rimwe dore amenyo ngaya dore abarandumye neza umuhungu arwana nayo arayitiriye gutyo. Hanyuma ari umuhungu arwana nayo amvana mu kuboko ntimereza kakabaraje kanje ho niwagashyize bati we izakumenya niwe ya caho mitangenda ngira ngo aho naho nafungiye akazi ko mu rugo. Ariko wagatangiye wumva ari bwo buzima bwawe ugomba kwiberamo? Numva kabisa mwana numva pe bwarangiyemo naho nasezeraga nashakaga kanavaga hamwe njya handi sinahaburaga nkumva nibwo buzima umunani guhera munani se buriya nuguhera 2-5 ukageza 2-3 tubari yo myaka 2-5 kugeza mu mwaka oya 9-5 kugeza muri 2-3 ubwo ni imyaka ingahe 8 ni 8. Aho rero niho Yesu yagiye anyereka akankura mangirira neza. Icyo gihe se wumvaga ijwi ry'Imana byibura impamvu mbivuze hari abantu bavuganye n'Imana kanya barimo badukurikira bagiye bavugana n'Imana ariko myaka ikaba 8-5 cyangwa se ari nabarambirwa umwaka umushize bitewe n'uburyo Imana yabibabwiye bishimira bagateje ndagukorera iki ngiki bakaba bararambiwe mu by'ukuri. Icyo gihe bavuganaga n'Imana cyari ukubikora nyine ngurutyo gusa mu cyuka? Oya navuganaga n'Imana ntabwo naburaga rwose iyo nacaga ikiziriko muri akazi ko mu rugo najyaga mu byumba nkagera mu cyumba nkasenga nagerayo umuhanuza turiya musore wicaye hariya ati haguruka nkabona nyine sinari nzi n'ibintu by'ubuhanuzi cyane hari abantu basenga bakumva no gusenga ariko atazi ukuntu Imana ivuga ese nindi bakaba bati ni wowe haguruka nkahaguruka rero Imana ikambwira umuhanuza akambwira ati wowe ureba sinkuzi ariko Imana iramwe ngo uzakugirira neza. Imana irambwiye ngo pe uzawukomeye uzagendera mu modoka uzubaka inzu yawe ukodeshe n'izindi igihe kizagera ujye uhembwa udakora kanura ibintu bikomeye cyane bindeze ubwenge nkagiza naho mbazi wowe wicaye iruhande rwanjye nisa marabwira ndati wowe uhagaze nzahembwa nakora gutese kandi ntarizi atubwo nyine nta wamenye imigambi y'Imana wowe tegerejwe ry'Imana Imana ikabimbwira ko izangirira neza. Mu kuri pastor ntabwo wigeze wiga ku buryo kuko ntabwo nigeze niga pe nagarukiye mu mwaka wa 4 primaire gihembwe cya mbere ariko naho nagarukiye ntabwo nigeze niga ngo nyarangize na primaire. Impamvu nari mvuze utyo nuko mu buhamya bwa negeze numva hari abavuze ko iwanyu bari abakire bakomeye cyane. Yego ibyo byose n'ubundi byaje nyuma yuko dukena ubuhamya bureba umuntu yatangira neza akagira ariko ibyo byaje yuko narushye byaje nyuma iwacu tumaze gukina amafaranga atagihari nanjye rero gushaka ubuzima nanjye undi biko nagira icyo ngeraho. Yego none ugendeye ku buzima wanyuzemo hari abanyamasezerano bagukurikiye nk'umukozi w'Imana mu by'ukuri wababwira iki ariko ugendeye ku bihe nawe wagiye unyuramo kumva bikomeye ndetse rimwe na rimwe akavuga ati se Imana ibiri kumbwira so kugira ngo nishime se ntibenashoboka? Oya naje kuva mu kazi ko mu rugo 2-3 njya kuba mu ishyamba rya Kigali niko nasengeraga ahantu hari icyumba cyabaga mu Biryogo cyayiburaga umukozi w'Imana yitwaga Yongwe. Urumva nasengeraga no mu Gakinjiro nyine biraga mu ishyamba nubwo mvuga ngo na gitari nari ifite gitari indirimbo z'Imana ariko subira mu zabandi ntaratangira guhanga mu Biryogo ubu tuvugana ku itangazamakuru banyibuka bari barangize ngo gitari arahise kuna ifite gitari nahoraga nyijyana mu muhanda ariko nambara agapira umupira n'ikabutura n'ikintu cy'igikabutura mba muri iryo shyamba rero Imana ikavugana nanjye nambaye ukabutura Imana ikavugana nanjye nambaye uwo mupira ufite isura nabimesaga ninjoro nabwo mu mugoroba nk'ahantu mu kabanda aho bita mu Biryogo harya hepfo mu mazi atemba
noneho nareba ukuntu Imana irimo kuvugana nanjye ngo izangirira neza, ngo izafasha, izandengera, nkibaza aho bizaca. Cyambere nambara ikabutura, bari barayise amazina yitwaga kirimo umuziki, bati ngo warahise nakwicara nabi rwose, Afrika y'Epfo na ruguru bikahuka. Abadiyakoni bati ujye wicara neza, uzi kwambaye ikabutura cyacitse urasamushije, kurari zirarangaye, nubona uticaye neza ngo umbaye maguru ujye wicara inyuma hariya, urumva kirimo nkikiriza, kuko umunyabigeragezo nta jambo, ubwenge bufite ukuntu ntazi. Imana ikavuga nanjye yigiye zihagurutse umwana w'umukobwa witwaga Madina, nimbivuga mu biryo baramwibuka ari umunyempano cyane, aravuga ati nukuri Imana irongera gusubiramo izakugira ukomeye. Tubonye mbonye Imana inyereka hari igihe uzajya ugera uzajya uhembwa udakora. Baranamubaza bati ni Imana ivuze ni shitani? Bati ni Imana. bamusubirisha Ko tuzi ko hari umunyempano, ibi bintu azajya ahembwa adakora gute? Umuntu ahembwa adakora ati icyo ni ikintu wakwibaza, ni iki wabisobanura gute? Ngewe numvise ijwi rimbwa ngo nimuhagarika hagati y'abantu mubwire ubwo buhanuzi. Ikindi rwose azatura muri uyu mujyi kandi Imana izamukorera ubukwe. Imodoka ya mbere ari ku giporosi ya nyuma iri Rwanda gisi, nuko mbibonye na Dina untukanuke cyangwa rorere ndicara. Ariko ibi byose byarasohoye. Umunsi wa none mpembwa ntakora. none se ukora ubukwe koko imodoka zakoze uwo murongo? Mfite muramu wanjye wa muri Amerika no waje gukora ubwo bukwe. Muramu wanjye nashatse mushiki we niwe yari amaze kumenya amakuru yanjye ko ndi umukene ntacyo mfite, yurira indege araza nkorera ubukwe. Ubwo bukwe Nyamirambo barabuze, nasengera ku mudugudu wa Beteli, barabibonye baranikanga bati muhagarare turashize idore iby'Imana yabwiraga kirimo umuziki birasohoye. Banyitaga kirimo umuziki kwerekeye iyo kabutura, ntibamenyaga niba ari ijipo niba ari ikanzu. Aho najyaga cyari ikintu kirekuye nyine, none batira amakorasi nanjye nagira gutya kikagiriye kikagarukiriye bati ni kirimo umuziki. Ariko izo modoka ubwo bukwe bwarabaye. Icyo ni icyambere. Yaraje nkorera ubukwe bwiza tanu kuri table d'honneur ari kwa Nyirangarama, nibo baserevye arangije n'igipangu cyo kubamo, nkuko wa mukobwa yagize gute yabihanuye. Kiri hari indire businkiyo kuko Imana yamaye ahange, ndetse haruta naho muramu wanjye yarampaye, ariko Imana yavuze arabisohoje. Umunsi wa none nkuko Imana yavuze ngo uzajya mpembwa nakora, abantu baribaza bati nabize hari amadiplome babitse babuze akazi ngo azajya ahembwa adakora. Uyu ni umwaka wa 10 mpembwa $3,600 nkuko Imana yabivuze. Izo $3,600 ni ku mwaka? Ni ku mwaka, ku kwezi ni $300 bakayamira rimwe ku mwaka, ubwo urumva nyine rasanga ari $600. Iki kintu kivuge neza, hari abantu babuze akazi ariko baravuganye n'Imana. Hoya noneho bo banahembwa bakora, ariko nyenya afata ntakora. MUTESI ahubwo sobanuza aho tuyafata ute? Pastor dusobanurira aho ngaho. N'umunara watego bashyize mu isambu yanjye, baraza barawushinga, dukorana kontara y'imyaka 15, hashize 10, hasigaye 5. Ubwo rero umuhanuzi yahanuye birasohora. Umuhanuzi Nadine wagusa Nadine arahano arasohora, ariko yahanuye bamukubita imigeri bavuga bati byarasohoye, njyaho yabivugiye njyana kontra, ni dore ngiye shinzwe kugenda mvugira Imana ukwezi umwaka ukwezi itariki yo bigeze njya kwishyuza. ubu Nadine aracyahari? Nadine ntabwo ahari, sinzi ngo yaje no kuvamo arabivamo aragwa. Amakuru y'imperuka nayo ngaho sinongeye kumubona, naramushakishije ntabwo nigeze mubona. Pastor, abanyamubabaro benshi nkuko natanye mbivuga, uri umukozi w'Imana, ijambo ryose uburi guturutsemo hari imitima riri kubaka. Mu by'ukuri ukiri muri ibyo bihe watekerezaga ko ari iteka aciriweho? Hari abigeze babaza Yesu ati se Yesu uri arazira icyo mwana, ni ibyaha by'iwabo, wowe ukinyura muri ubwo buzima wumvaga ko bituruka kuki? Ntagiye wajya gutekereza ukumva ko ari nk'iteka aciriweho? Impamvu mbivuze, hari abantu bumva ko ubuzima bugomba kuba ari ubwo ngubwo bubi, kandi mu by'ukuri ari abakristo.
oya ntabwo ari ukuvuga ngo niteke umuntu aba yaraciriweho, njye nagenderaga ku ijambo ry'Imana, cyane yuko yubana n'Imana nta kigutungura. Imana irakumenyesha icyo rwose ndakizi. Ntangira n'ako kazi ko mu rugo kujyana uwo muruho wose no kuba mu ishyamba, nari narabwiwe n'Imana. Imana irambwira ica mu muntu, arambwira ati Imana irambwiye ngo ugiye kuzahura n'umuyaga ndetse n'ibihe bibi rwose pe, ariko niwitwara neza ukagenda neza uwo muyaga Imana izawugukuramo. Ndetse arangije n'ijambo riri muri Yesaya 48:10 avuga ngo mbaye nkuretse akanya gato ariko ku bwanjye nzabikora. Aho niho rero nashingiraga, ndavuga nti umuntu utanzi umbwiye gutya ibyo ambwiye bikaba bise bisohoreraho, nireka ndindire nkuko yambwiye ngo ninatambika ibirenge Imana izanabara. Ibyambagaho byose narashinyirizaga, sinabura kutabwira Imana niryari ariko nkategereza. Igihe cyarageze rero Imana ibona kwihangana kwangira ntabara. Naho rero nabonera kubwira abantu yuko nta kintu na kimwe kiza, cyane ko birivuga ngo nashyiyagizo kitari rusange. Imana itakemeye ku buzima bwawe nta na kimwe munsi y'ijuru n'icyagambiriwe cyose. Nababwira ngo hari ijambo riri muri Yakobo ibice bya 12 umurongo wa 1 havuga ngo hahirwa mu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije bagize bate. Ntabwo rero wahembwa utagize utakoze, ntiwanahozwa utarize. Ndatangariza abantu ko bagomba kwihangana, byanze bikunze igifite itangiriro kigira n'iki n'iherezo. Nanjye narihanganye rero umunsi wa none ndakoresha abakozi. Hari umukozi ureba abana, hari umukozi wo mu rugo, hari uwa jaride, ngeze ku mazu ageze kuri 2, mfite imodoka. Ibyo byose iby'Imana agiye mbwira mbyicayemo. Wegeze ugira igihe pastor uraburara? Ndaburara rimwe se kabiri. Ko najyaga Nyamirambo ngenda mpagarara ndeba uhekenye ubunyobwa ndi ntega ibiganza, bati ni umusazi urarwaye umeze ute. Naraburaye ndabwirirwa pe, ndaburara ndabwirirwa, ndabwirirwa nicwa n'inzara, ndetse bingira kure cyane kugeza naho nahagaze muri Kigali. Aho nabaga muri iryo shyamba rya Kigali, ndangije fata igiti ndakegera nige guhamagara Imana nitaba ndamenya kwitabaho. Narashonje pe, mpura n'umurokore umwe ndamubaza ni wandusha wamenya niba Imana itaravuze. Nimbwira nimbabarira umbwire batiki tako disabanya bigerageza rya kaburo ko mu mutwe kagira. Ni woya ndakubarije subiza. Ndebera neza niba itoro itaragiye. Narashonje ndasonza, nagira ku ufite mfata kuri kioske ntiwamaye akanyina akabona ni nk'umusazi. Icyo gihe mpagara mu ishyamba senga yashoboka n'adashoboka, ndyamye senga yica nicaye, senga ngenda, senga mpagaze. Ninongera kubaza umuntu nkuriye mu by'agakiza ni kugira ngo nasubizwa yakora iki, yasenga ati yari ikigeragezo gikomeye. Yesu aravuze ngo gikurwaho no kwiriza, nti ntabyo kurya ngira. Batuguzarara ubutayu, nti naho kuba mba hanze, ni igiki gisigaye. Batugihangane rero ni ntacyo mariye. Nibwo rero nafataga icyo giti ndeba hejuru, ningiye kuvuza induru Yesu natabyumva. Naraba ari i Burundi cyangwa muri Kongo nkuko babivuga ngo yirirwa handika bamwe. Ngo ndaza gusubiramo ninjoro, yatashye ninjoro. Shinyika amenye yaraje imbere, iyi ndure wagira ngo ni depite ntayo nagiraga. Nari ndarahwanye n'umugongo meze gutya nk'agati kari, mbese ukuntu nagendaga nitega imitego. Hari n'igihe nagwaga hasi kubera inzara, abanyegura baturwara igicuri, niho nta gicuri ndwara. Bati nizamboza Nyamirambo. Shinyika amenye ndayazana nyereka mu kirere, nutanabara ndayazana shira urushyi ku munwa. Niya ubwo kuvuga byari byaranze none ndasaranya. Niyashwe niya mbura no yantumaho. Ntubanze tumvize ntabwo ngejejeyo. Niyashwe Nazare tutabara bayo. Tuzarabisha ikintu kimwe cy'akarenga neza, mbura nijwi mburani. Inzara inkubitira aho ngaho negereje urwaje. Nuri igiti. Nyifashe gutya nari impubutse nikubise hasi.
ubwo mbaho ngaho negereza ko Imana izantabara. Natungwaga no kuba wenda twari tuziranye nkaza kukwisurishwa nkasanga bigeze ku meza, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo hamwe n'ibitugerageza izaducira iki akanzu. Nuko nkarya nkabona ndariye rwose pe ibyabona nkarigenderaho icyumweru. Ikindi cyashira ni wenda kwa Kayitese turaziranye nkigishwa yo gutyo, batese kirimo umuzi wabaye iki muri iyi minsi, warwaye sida bahanze namwe bumeze uti ni wa nta sida ntaki, batusanze turangije ariko hari bisigaye nibakurebere. Iryo bono nkarigenderaho icyumweru. Muri aya mezi 5 mbamo Kigali nuko nabayeho. Pastor, hari abantu bavuga ngo ubukene butuma umuntu agira igisusuguriro. Hari aho waba warasuzuguwe biturutse ku bukene wari ufite n'inzara? Nicaraga imbere ku ntebe y'imbere mu rusengero, mudiyakoni aticara inyuma hariya, cara inyuma hariya, hari n'abana bari hasi yanjye bicaye imbere ndutubona rwose ndusa, ariko aticara inyuma hariya. Icyambere cyo wambaye ikabutura cyacitse uribagirwa ugatazura izo ntuza zikagaragara, icara inyuma hariya akabimbwira rwose witwaga Karemera. Nkajya hariya nakoma amashyi nk'abandi bati wisakuriza, bati nimuvuge haleluya nayizamura we twegeranye, bati vuga gakeya, uvuze haleluya wabonye iki? Mwese narya Yesu abazimu bashya, uri umuntu uri igini uri igice, ntusura abona ndi iki, naba mpagaze umwe akanyingirizaho nkana ese kirimo umuzi urahagaze cyangwa uricaye, ntusura abona nicaye. Igisuzuguro narakigize cyane, narakigize kugeza naho Pasiteri Kayitare, ariko Pasiteri Kayitare wari hari Nyamirambo, bati urubyiruko rusigare perezida w'urubyiruko ararukeneye, arafite icyo ashaka kurugezaho, nkasigara nanjye nk'urubyiruko. Noneho perezida w'urubyiruko bati ko wasigaye kirimo umuzi, numvise bavuga nyine ngo urubyiruko rusigare. N'urubyiruko uri igihe kisohoka nawe uzambaza raporo yawe. Ubwo abari aho bose bati narakigize narakigize kinuka kidafite igikundiro namba. Nazamura ukuboko twegeranye nanura kubita nkahuza n'intebe, nisu ntumbabaje. Ubusuzamuye icyubahiro ko tyo tuvugisha ukuri, ushingiye kuki? Ushingiye kuki uzamura icyubahiro imbere y'Imana? Ese ko Imana yavuze ngo mu bibaho byose dushinga kikanuye nk'injambwe ya mu gitondo. Barahari ubwo bazana bikurikirana. Ariko Imana yarantabaye, icyo shimira Imana. Cyari gitumye mvuga utyo. Hari uherwa kuduha ubuhamya aravuga ati iyo bahanuye amagare cyangwa se urupfu umuntu ahita areba yanzahari iri iruhande rwawe kahita ubona ko ari igiye gupfa nyine yishwe n'inzara. We ntagiye baguhanuraga ko ugiye gupfa? Nyine wumvise ko nakubwiye ko hari umuhanuzi, buriya hari abahanuzi bahanura by'ukuri pe. Hari abahanuzi bariho, buriya abahanuzi n'abana beza Imana igi bafasha, ariko hari n'abandi bitirira ataribo rwose. Hanyuma uwahanuraga akavuga nyine gutyo ati Imana izakugira neza, uzajya uhembwa udakora, zaguhe imodoka uzubaka. Ntabwo abari aho ntibabyumvaga, iyo bari bagiye ukabutura bari barise ngo kirimo umuziki, bumvaga ari ibintu nko kugira ngo hari Imana inyihumurize. Sinzi n'ugeze ambwira mu matwi rwose ese kirimo umuzi urabyemeye, ubwo uzatunga imodoka. Nese kuki nayitonga? Baticira birarura. Nuko noneho rero hakaba hari n'abandi bati hari umuntu bavuyemo utashye ugiye, bati n'ikiri mu muziki Imana ni muruhure, ni muruhure rwose, nta wundi mugeni uranga, ni kirimo domboro, ni kirimo banyita kuko bashatse. Ubwo niwe nta wundi umugeni Imana yavuze. N'utaje bati se Imana yavuze ngo iki? Yavuze ko kiri mu muziki agiye gutaha, kandi atari nanjye yavuze. Ibi byose bakabimpererezaho, ariko ndashimira Imana kwireba imbere. Yego. Ubu no munsi hari uri kukureba umeze neza, hari amasezerano Imana yasohoje nkuko wabitubwiye, ariko hari wahita utekereza ati yenda no kwavukaga mu muryango ukijijwe w'abantu begera Imana, bakaba ari cyo bashinyira bavuga ati nuko waje gutabarwa. Mu muryango wacu ngi ukijijwe gusa nta wundi, kuko iwacu twari abadivantiste. Ninge wavuye muri nge Yesu yagiriye neza, naho ngeze iyo ngiye iwacu iyo ngiyo nitwaye n'imodoka baravuga bati aho byahoze ntibiburayo. Ariko si icyo ngicyo umugisha afite no kumusaraba, ntabwo ari icyo ngicyo, kuko naza kumenya Yesu ngo ntabara mbaneyo umuntu mba ndi mu mwangaro w'inaha mu mujyi wa Kigali.
ngo baravuga ngo bigarukaho byahoze mu rugo iwanyu bare bakize ugera ku kigero cyo kujya gukora akazi ko mu rugo? iwacu nyine ubwo urumva nagiye kugira nakubiye ko ibyo byaje nyuma yuko dukena kandi twaragiye no mu cyaro. Ubundi ubwo nari ngarutse i Kigali bwa kabiri, ubundi amateka n'ubuhamya burebure urumva niyo mpamvu nakubwiye nzabifata neza mbishyire ku murongo. Ariko nari navukiye mu mujyi wa Kigali, twadutuye hano ku Muhima. Data rero ari umukire, twadufite imodoka 6 mbere ya jenoside. Iyo twajyaga kwiga ku n'imodoka hariya ka Kigali, abana b'abakire aho bigaga. Iyo twatemberagamo rero papa yanditse ngo abadapfuye abadahambana abadapfuye barakira ntukoreho udapfa. Twadufite amangazini imiryango 2 hano muri quartier commerciale. Ubwo kubankurikira bo hambere hari bare yari ikomeye cyane yabaga munsi isoko Nyarugenge bitaga Runa, yari iwacu. Sinzi n'ibindi papa yakoraga muri MUTESI, bavuga ko muri 5 ba mbere azamo bamwitaga Imana Simoni. Tuvukira muri ayo matara, muri iyo nido, muri uwo mugati, twara abana b'inzobe tutazi imvura niba yaguye, tutazi ururo n'icyatsi. Wa mwana rugeze mu 8 mwe wanasabwa karongorwa bakimufubika neza rwose, arwana n'umukozi ifubike simbishaka. Tufite agasuzuguro, dufite ubutesi, dufite ubwirasi ntazi uko iyo nyine urumva bwari bufite aho bushingiye. Ariko ibyo byose byaje gushira bitewe no kubuhamya rero ari burebure kandi mu kirimo mu butunganya. Reka tubashimire kuko iyo twahuye n'umukozi w'Imana nabwo ntabwo twatandukana hatabayeho ikingiki kibayeho, kuko byibura abantu bahise bakumenya. Hari n'abari bihebye baramenye kandi bajyana amatsiko yuko nagiye kurambagiza aho hantu. Niho bajya bakunda kuvuga ati wagiye kurambagiza utamba cyo gikabutura. Uwo mukobwa warangije amashuri yakwemiye ate? Uwo mukobwa umwana wo mu bakire ufite musaza wo muri Amerika ukora muri banki mondiale yakwemiye ate? Yakwakiriye ate? Aho habaye inzira ndende no kugira ngo abyemere. Urumva aho harimo inzira ndende zabwira abantu. None ko muteye abantu amatsiko mubijeje iki kubijyanye n'ubuhamya? Yuko tugiye kubutunganya neza tukazaza kubutanga. Nta mushumba ubeshya bakunzi ba Vision TV, ibyo babijeje bizagerwaho kandi nzi ko abantu benshi bazagenda basubizamo imbaraga. Barika macurangire ya hano ndimba hano ntuye agasozi ka Nyakariro. Narahageze n'ahantu nabonye umugisha cyane, mbonye nkaboneye umugisha mitamo ko haririmba. Agazi kabuga niho nitegerezaga, sozi keza kari hakuno yaho, n'ibikorwa remezo byiza bimaze kuhagera. Ni ko gufatiye igitari yanjye ndacuranga ngira nti wagasozi uteye neza cyane, wagasozi we uteye neza gusa. Batahazi bose bagenda babaririza iyo mpinga ziri mu murenge wa Nyakariro. N'ibikorwa remezo byiza bimaze kuhagera, byiyemeje kuzamura umuturage wese mwiza wa Nyakariro. Yiyemeje kuzamura umuturage wese mwiza wa Nyakariro. Uteye neza urabiriwe unyine mbuga murenge wa Nyakariro. Umutekano n'ikinyabupfura
duhesha agaciro cyane, nibyo biduha gutekereza ibikorwa remezo bimaze gukwirakwizwa muri iyo mpinga nziza y'iwacu yonyine ya Nyakariro. Abahutisi bahatuye ni beza cyane, barabiriwe, twegamiye urwego n'inkingi y'amahoro. Teye neza gusa urabiriwe, unyine mvuga umurenge wa Nyakariro. Ihagararire kuri ruhanika maze witegereze rya mirambi myiza y'indinganiraho nyine nyiratuza, ugaruke hino Nyirabuhene na Kagara, mumanukire Gishore na Rususa, maze uhingukire muri yo satere y'iwacu yonyine ya Rugende. Iyo santere ya Rugende tuyira n'uduhanda tunyuranamo, tuguhingutsa iwacu iyo teye neza urabiriwe, unyine mvuga murenge wa Nyakariro. Nyakariro kandi iyo ngiyo nyine nziza mvuga, jya numva arabashaka kuhavuga uko bishakiye, atasiyo kandi muri tonde, kuko imvugo nyandagazi nk'iyo atari nziza wabizira, kuko turigize kandi turitunze n'ikimenyimenyi, bimwe ibyo murya n'ibyo mucuruza biva muri mpinga nziza y'iwacu yonyine ya Nyakariro. Rero dufunze umupaka byabakomerera cyane, teye neza gusa urabiriwe, unyine mvuga umurenge wa Nyakariro. Onyine mvuga umurenge wa Nyakariro. Ariko pastor, ziko impano yari kugumyemo pe, ubu twari buzayibone gute? Nyine nanjye niyo mpamvu nafashe umwanzuro, kuko byagumye kumbyiganiramo rwose, aho ngeze muri quartier, aho suye bati izi ndirimbo kuki utazishyira agaragara ngo abantu bazumve, ukomeze ko izi ndirimbo zo zikenewe, urumva ni melodiya ya kera. Ye ubwo rero kuba nari nzi gitari kandi nkaba numva no guhanga nagerageza, nibwo navuze neka ashyira ibihangano byanjye ahagaragara bimenyekane n'abantu, ndi ko babyakira abantiza umurindi, hanyuma impano yaguke. Mu ndirimbo zawe wagiye uhimba, hari aho waba byibura warakoze ku warabashe guhanga ku ndirimbo z'urukundo? Z'urukundo oya, z'urukundo ntayo, ariko nazo zimbamo. Nazo zimbamo ariko nayo ndahanga. Ntabwo mwatekereje ko ari icyaha? Oya, kereka nyine hari indirimbo uba wumva hari indirimbo wumva ikabishe, kumva ni indirimbo rwose ifite amarangamutima menshi cyane, kumva nyandagazi, imvugo nyandagazi, ibintu nk'ibyo. Ariko hari indirimbo imibanire myiza n'abantu, kugira urukundo mu bantu, kugira ubumwe, izo zirahari. Ubwo rero aho niho numva ngewe ni umurongo ndiho, urukundo n'imibanire myiza n'abantu.
umubano mu bantu, umwuka mwiza, kumvikana, kutabogamira, mbese kusa nk'urwanya akarengane. iz'ubukwe se ntazo? Iz'ubukwe ntazo, ariko izo zose nyine urumva ngeze muri 15 zose umuntu aba biteganya, nta gihe kidutwara kuba wayihimba. Oya nako kanya rwose, gusa hari abajya babisaba kananyura bati waturirimbira mu bukwe gutyo, hanyuma rero ibyo nabyo nta kibazo, ariko byose bisaba kubishyira ku murongo. No mu bukwe umuntu abitabaje mwamudepana? No mu bukwe rwose pe, ushobora no gusubira mu y'abandi, nabyo ndabizi, ariko n'intego, ufite intego yo guhimba nanjye zanjye. Ubundi byari itangiriro bizajya bigenda biza gutyo ko abantu babyifuza. nk'uko mbajije hari aho babyumva bati ni turayikeneye, hanyuma rero uzihimba arahari ntako kanya. Ariko sinagombwa nuko yego icyo nacyo ni igitekerezo, ariko nanjye kuko umuhanzi nta mupaka rwose afite kugira gute, afite kuririmba ikimujemo ubona gifasha abanyarwanda, urakiririmba kandi ukakinoza kikaryohera amatwi y'abantu cyangwa se bacyumvise. Ni nk'iyo ndirimbo wahanze abantu bakakubwira ko ari indirimbo nziza cyane? Ari iriya nabanjeho, ubuzima bwamwe butunzwe n'abandi. Hari indirimbo nabuhimbye nayo bari mu kusaba cyane abantu b'iwacu yo mvuka, imisozi iwacu ndayimvuga, abantu baho mvuga imisozi yaho, birirwa bamamaga tugufasha iki uri umunebwe, bakanuka abantu b'iwacu iyo ngiyo nayiririmbye yo nagiyeyo, kuki utayishyira ahagaragara ngo tuyirebe aho kuza YouTube? Uburiki umuntu nkawe niba nta nkunga itwake. Iyo nayo irakunzwe. Ari n'indirimbo naririmbiye TV1, ariko sinarayibona, abantu bashatse kunjyana nayo ndabyanga gusa. Iyo ndirimbo nayo rero baravuga bati igeze hanze, ngira ngo hari nyiri guhimbira yumvise ubanza yakugura cyangwa se akagira. Iyo nayo irakunzwe. Ni nyinshi ariko hari iziri imbere yazo. Kumenya idakunda gukorana n'itangazamakuru? Oya, kuko kubera icyo kintu nahuye nacyo cyarankanze bituma mvuga nti kujyaho cyane wapi. Ngira n'ubuhamya babizi bukomeye pe, abantu bagiye basaba iyo za boba abanyamakuru bakorerayo, bakantuma bagenzi banjye tsien umuntu yamubona gute, ubuhamya yigeze atanga kuri za bushya, abantu maze kureba areba ukuntu none hanze bakamamagara, kuki utagaragara nk'abandi bose tujya tubona, abo bagihozo ba marioneri ntituraziranye, bahora banankwega ariko simbishaka. Kubera icyo utabishaka ubarusha kuvuga, ubarusha mbese kubusetsa, suko wenda nabarusha ubuhamya cyane cyangwa se, ariko kubuvuga neza. Bituma rero kubera icyo kintu kizo ndirimbo n'amagambo yaciyeho n'iki abagana ndihagaritse, ariko aravuga ati nawe ntiwavuga icyo cyakongera gutuma bakigira imbogamizi mu buhamya bwawe, ntacyo ibyo kuvugura bifite. Ubwo niyo mpamvu nirinze kujya kuri YouTube cyane cyangwa se kwitangazamakuru cyane. Ubwo ubu no kuvanga ubuhamya bwawe uzakomeza kubutanga audio muri buriya buryo? Oya, kuko abantu bakunze kugumya kubusaba no kugira ngo rwose nongere mbunyuremo neza, nimo ndagenda mbwiga no ku buri tape kubutangira neza, kugira ngo nazagira ibindi shyiramo. Hari yabaga ubutumwa tuvuga tukagira tugatwarwa ukavuga n'icyaguhitana. Noneho rero ndimo ndashaka kurepeta neza uko buri, hanyuma urabona nka hariya nari mu rusengero, nk'ako kantu kanyuzeho nazi ko bagafashe, niyo mpamvu kahise kajya kwitangazamakuru bigera no kuri bene byo. Rero habaho komateri nyinshi, bituma rero nifata, ariko ntago byambuza kuba nta kwicara hasi ngo mburepete ngende mbushyira ku murongo neza, hanyuma rero mbutange. Agaseke mwapfunyikiye abantu mu bijyanye n'ibihangano n'uburyo bw'umuziki mwageza ku bantu? Hayo ndimo nakubwiye iwacu bashaka cyane, bifuza bashatse ko shyira hanze, wenda kubankurikira ntabwo
bari barabisabye cyane, wenda niyo nasorezaho ibindi tukazabikora tuje tugarutse. Heza nibutse iyo narerewe, iyo navukiye nakuriye mu majyepfo, mu karere ka Nyanza iwacu mbese muraho, nasaga nk'uzimiye ningirwa ni Muhanga, nahabiye kure ariko sinazimiye, iwacu ni mu majyepfo mu karere ka Nyanza. Abeza baho ni byiza bihibereye, umubano mwiza n'ufatanye hagati aho, ubumwe n'amahoro n'umurage mwiza, mu karere ka Nyanza iwacu iyo ni heza, igerereye ibwami wirebere mu rukari, inka nziza z'inyambo zimwe ziteze neza, zigira amata meza kandi agira gitereko, mwana wanyweye ayo mata by'ubuhumure, baburya batahaze bose bagenda babarereza ibwami ya Nyanza. Isozi myiza y'indenganire hebereye, Gacumangana rw'abicuma biteye neza, terera amaso wirebere Kigogo nziza, Kigogo nziza cyane satereye ubucuruzi, ibiri Nyabinyenga cy'abakamyi na Mucubiri, biri Nyagashubi ni Rwamwaka na Rugwamo, baturage b'iwacu mwese muraho cyane, nifuza kubaramutsa Yezu akuzwe iteka. Agasozi kagatagara, Rugarama rwa Nzuki se mwe mumeze mute, Herezo Nyagatovu namwe muraho cyane, mpagaze kuri Nzuki nirebera mu gikombe, mu bitage Janjagero kwa Nehemi, baturage b'iwacu mwese muraho cyane, baturage b'Ibweremana namwe muraho, mu cyumba kwa nyogokuru ho hari heza cyane, baturage b'iwacu mwese muraho cyane, ndifuza kubaramutsa Yezu akuzwe iteka. Momero yari nziza nayo sinzi uko bisa, wageraga igitwe ukumva wahindura, bikorwa remezo by'amashuri n'amavuriro, abagana ikibuga cy'indege zagwagayo, biraba abazungu niho biberaga, Abadivantisiti umunsi wa karindwi igicumbi cy'amasengesho, iyo uhageze usanga ugeze Betaniya. Isozi keza k'indinganire kitwaga Jomba, iwabo w'umuhanzi Nyakabwa Rusiyani, aririmbaga neza rubunda ku mazi, ese muraramutswa na Musafiri Etienne, mwene ndagije Imana Simoni na Mukanekezi Derina. Muraramutswa na Musafiri Etienne, mwene ndagije Imana Simoni na Mukanekezi Derina. uri umuhanga cyane. Yego. Twari duhombye ibintu byinshi cyane iyo ukomeza guhura n'ubuzima bubi.
turagushimiye Imana iguhe umugisha, Yesu akurinde ibyabaturitsemo byubaka ubugingo n'umubiri byose, kandi abadukurikiye mu by'ukuri nzi neza ko bazashima. Rero turabashimiye. Murakoze namwe kutwakira no kuduha uyu mwanya, natwe turabashimiye.